Nongeye kubaha ikaze no kubasuhuza mwese mudahwema gutega amatwi no gukurikira Hose TV by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro biravugwa. ubu ngubu bisi kuba yagutinza mu nzira ni ukuba yatinda kukugeraho, ariko iyo umaze kuyibona mu muhanda birisanzuye. nk'ubu mvuye hano KSB kugera hano peyaje ni iminota 5 yonyine. urumva na moto ubwayo niyo yakoresha. Mvuye hari i Remera narinje hano peyaje, ugereranyije n'uko nategaga urebye buno biroroshye cyane kuko mu nzira nta mbutiyaje irimo, imodoka bisi bayishakiye aho igomba kunyura, urebye nta kibazo, mbega biroroshye kandi n'amafaranga umuntu akekonomiza n'amafaranga. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo Ambasaderi Jean de Dieu Uwihanganye yatangaje ko kuva igihe hashyiriweho amasaha yihariye yo guha bisi zitwara abagenzi muri rusange umwihariko wo mu muhanda, abantu bazigendamo biyongereye bagera ku bihumbi 10. Ni mu gihe gahunda y'ingendo igaragaza ko mu masaha ya mu gitondo kuva saa 12 za mu gitondo kugeza saa 4 za mu gitondo, ku mugoroba kuva saa 11 za nimugoroba kugeza saa 3 za nimugoroba, ubwo izi bisi zitwara abantu mu buryo bwa rusange ziba ziri gukoresha igisate cy'umuhanda cyihariye. Ambasaderi Jean de Dieu Uwihanganye yanatangaje ko kandi hagiye no gushyirwaho bisi ntoya zizajya zifata abantu zibakuye mu makaritsiye. Abanyeshuri 2 b'abakobwa biga mu kigo cy'amashuri cya EAV Gitwe giherereye mu murenge wa Rukira, mu karere ka Ngoma, batawe muri yombi nyuma yo gukubita no gukomeretsa bikomeye umurezi wabo Animatrice, nyuma rero bakaza gutorokera mu ishyamba riri hafi y'iryo shuri. Mu yandi makuru ari kuvurwa mu Rwanda ni uko polisi y'u Rwanda yaburiye abantu bakora amashusho agamije gukurura abantu ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane abafatira amashusho ahantu hahurira abantu benshi batabifitiye uburenganzira. Ibi byakurikiye amashusho aherutse gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abakobwa 2 bagaragara muri gare ya Nyabugogo bambaye amasume ndetse bambaye n'udutambaro tw'umweru mu mutwe. Ibintu byakuriye imbaga y'ababarebaga ndetse bitera impaka hagati y'abaturage, dore ko bamwe mu baturage bagaragaje impungenge bavuga ko ibikorwa nk'ibyo bishobora guteza umutekano muke cyangwa impanuka kubera uburyo abantu bahita bashungera abafata ayo mashusho. Amakuru yaciye kuvugwa hirya no hino reka tuyakomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho ku gicamunsi cyo ku wa gatanu tariki ya 8 Gicurasi ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC zagabye igitero cya drone mu gace ka Mushaki ho muri teritwari ya Masisi zikiciramo abaturage abandi bagakomereka. Ni igitero cyagabwe mu masaha ya saa 10 z'igicamunsi. Umuvugizi wa FCM 23 Lawrence Kanyuka yavuze ko ubwo kiriya gitero cyabaga, drone za FARDC zarashe ibisasu byinshi ahantu hatuwe cyane muri Mashaki ndetse no mu nkengero zayo. Umuhire Anacre, reka dukomeze kubana kuri Hose TV.